akoze perezida w'urukiko amenye ku bacamanza uko mutangiye mbivuga kubera ikibazo ufite cy'uburwayi maranye igihe n'ubundi tansiyo yasobanuye mukansabira gukora inshinjacyaha kugira ngo ntabwo mubivurwe ariko bikaba bitarakozwe nk'uko mwabisabiye. hari bimwe ntabibuka ariko ibyo mvuga byose siko bimeze kuko hari muri byagenda bigeramo byavuze bitarimo uburyo yego koko hari ibyabaye ariko bitewe n'umutekano w'umuntu hano hari ibintu atahavugira. murakoze ibyo Sergeant Minani avuze. yego koko hari ibyabaye ariko bitewe n'umutekano w'umuntu hano hari ibintu atahavugira, cyane ko abaturage ba hano bamwe na bamwe baba bafite ibitekerezo bitari byiza ku bw'umutekano wanjye. nyakubahwa perezida w'inteko n'abandi bacamanza, twari tugiye kuvuga ibimenyetso ku cyaha cyo kwica umuntu biturutse ku bushake. twari dutangiye tuvuga umutangabuhamya witwa Civile Bazirivuzwe wari umusekirite muri iyo santere wari aho ngaho akora irondo. yasobanuye uburyo ki Sergeant Minani Gervais yatonganye na Jean d'Amour nyuma y'uko yaranyoye inzoga yanze kwishyura. hanyuma avuga uburyo bateranye amagambo, Jean d'Amour akamutuka n'undi akamutuka, bikaza kurangira babona Minani agiye. amaze kugenda baza kumva yagarutse, bumva amasasu atangira kurasa. baza bahuruye bareba, ntacyo bari gukora kuko nta mbunda bari bafite, bose bavuza induru. anavuga uburyo intandaro ari amacupa abiri ya Petit Mitsingi ariyo nyirabayazana yo kuba Minani yaranze kwishyura, ariko nyuma akaza no kuyishyura. umutangabuhamya witwa Nyirahabimana Pasikazi bakunze kwita Nyirabukara asobanura ko nawe yari mu kabari Sergeant Minani ahaza, yinjiye neza nta kibazo, anywa icupa rya mbere, anywa icupa rya kabiri. mu gihe cyo kumwishyuza asobanura ko yavuze ko bose ari bwishyure, ari we Jean d'Amour. anavuga uburyo yabonye Jean d'Amour amukuramo ingofero amuga ati ntugende utanyishyuye. nawe yemeza ko nyuma Minani yaje kwishyura. Jean d'Amour hanyuma akamubwira ati ubundi twapfaga iki, icara baguha agacupa noneho. asobanura bimwe byose twavuze ko yamushubije ati ntabwo ushobora kunywa inzoga z'imbwa. undi nawe ati imbwa ni wowe, zigenda mu mashyamba. batangira gushyamirana uko nguko no gusunikana. hanyuma undi mutangabuhamya ni Nkeshiyaremye Evariste, nawe yari ku irondo. nabasobanura uburyo Minani yanyoye inzoga amacupa abiri ya Petit Mitsingi kwa Jean d'Amour, akanga kwishyura. hanyuma akaza kubiyambaza kugira ngo yishyure. bamutize telefone, avuga uburyo Bazirivuzwe yamutije telefone akishyura, n'uburyo yasunikanye na Jean d'Amour, nyuma akagenda akaza kugaruka abarasa. nyuma yo kurasa nta bindi byakurikiye usibye abantu guhurura no gusanga imirambo igandagaje mu kabari ka Jean d'Amour. hari ubuhamya bwa Civile Nyirahabineza Edith
uyu nawe asobanura nyine ko yanywaga inzoga muri ako kabari ari kumwe na bagenzi be, Minani akaza akanywa kanga kwishyura, bagaterana amagambo. Mu gihe yarasohotse we na muramukazi we Jacqueline, akaza kumva amasasu akarokoka muri ubwo buryo. Hanyuma harimo abaturage batandukanye bavuga bimwe. N'uyu Uwingeneye Solange nawe avuga uburyo Serge Minani yabanje kunywera iwe, nyuma akamubona arwana na Jean d'Amour, nyuma akaza kumva amasasu. Hari Nyirashikama Jacqueline nawe avuga uburyo ku tariki 13 z'ukwezi kwa 11 nijoro yari mu kabari ka Jean d'Amour, we n'umugabo we ari we nyakwigendera Nsekambabaye Ezra, nabo bari kumwe bose buryo banywaga agacupa. Akavuga uburyo Serge Minani yanyoye inzoga amacupa 2 akanga kuyishyura, nyuma naho ayishyuriye, nyuma yuko Jean d'Amour yasohokanye nawe, ko d'Amour yaje ababwira ati muzi bibaye hanze, tiyambwa y'umusirikare ndayirengeje nyijugunya hakurya y'umukingo. Usavuga ibintu nk'ibyo buryo bagundaguranye n'ibiki byose. Uwitwa Muhawenimana nawe yagiye vuga ajye akurikira rebe, d'Amour avuga ati guma hangaha, guma aho ngaho. Ibi ngibi nabyo we asobanura. Hanyuma kubijyanye n'ibimenyetso n'ubundi, Serge Minani Gervais yemera icyo cyaha. Mu nyandiko mvugo ye yaracyemeye, agisabira imbabazi, asobanura n'uburyo yagikozemo, ko yabitewe n'umujinya, ko Jean d'Amour yamukubise. Hari PV de saisie cyangwa se inyandiko mvugo yifatira y'imbunda Minani yibye akanakoresha, nyuma akayizimiza cyangwa se akayitaka akayijugunya. Hari amafoto y'abantu ko ari 5 bishwe n'ibikomere kuri buri rugingo. Hari ibitori by'amasasu cyangwa se ibisigazwa byabonetse aho mu nzu aho yabarasiye, kubera ko yabarasiraga muri metero 1. Ibyinshi byasigaye aho hakuye ibitori 44, ndetse n'amasasu yagiye ahinguranya mu mibiri yabo yarashe agera kuri 21. Ni ukuvuga ngo ndi yabasigaye mu mubiri. Hari raporo itandukanye uburyo byakozwe n'amafoto n'uburyo distance ya buri umwe wese yari aryamye na buri gikomere yari afite. Harimo na raporo zo kwa muganga kuri bariya 5 bapfuye. Ibimenyetso ku cyaha cya kabiri. Icyaha cya kabiri, icyaha cyo kwangiza, kwiba, kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare. Private Muyango James warushinzwe ububiko bw'imbunda, mu nyandiko mvugo ye asobanura uburyo Serge Minani yaje aharara ashaka kumwiba urufunguzo, agasanga ari maso,
avuga uburyo yamubwiye ati afande Minani nk'ubuza wububa uraza wububa nkurashe ntiwabupfuye ubusa. Undi aramubwira ati uri umusirikare uri tayari uzi icyo gukora, urara wambaye uniforme. Akantu nibagiwe, uyu James yaranamubwiye ati Minani aramubwira ati ahubwo mpeza agatabi ninyweye. Akuramo isigara arayinywa aripoze ajijisha. Nyuma hagendeye nibwo bumvisha amasasu bagiye kure basanga yibye imbunda. Amaze kuyiba yiba n'amasasu magazini 3 zigizwe n'amasasu 90, ari nabyo amasasu yaje kuyangiza ayicisha abantu ndetse b'inzirakarengane batatonganye nawe, batamukubise, ndetse ayo yasigaje ayarashisha bagenzi be kubw'amahire ntiyagira uwamashango hamwe. Hari inyandiko mvugo y'umuyobozi wabo witwa Kapiteni Iyamuremye, Jean Iyamuremye, wamuyoboraga, nawe wemeza ko yari yamuhaye ikibari cyangwa se uruhushya rw'iminsi 10 akagenda. Nyuma akaza kugaruka bamaze kumva amasasu muri centre, bakaza gusanga imbunda yakoresheje ariyo yibye n'amasasu yakoresheje ari byo yibye. Nanone imbunda yibye yarafashwe, aho yayitaye na magazini 3 zarabonetse, usibye amasasu yangije mu kurasa mu buryo budasobanutse. Icyaha cyo gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru, ibimenyetso ni ukuba we ubwe yemerera ko nyuma yo kwiba imbunda no kwiba amasasu yarashe amasasu magazini 2.5, kuko mu masasu 90 imbunda yasanzwemo amasasu 19 n'isasu rimwe byari kiri mu chamber cyangwa se rikirimo mu gihe atarafatwa, aho basanze imbunda basanze kirimo isasu rya 20. Bivuga ngo amasasu 70 yose yapfushije ubusa. Hari ubuhamya bwa Civile Ngabonziza Jonas wemeza ko yaje Minani akabarasa, vuga ngo tukuvuga gukoresha imbunda nta tegeko ry'umukuru, akabarasa we akarokorwa no kuba yarihisha munsi ya comptoir. Hari private Uwiringiyimana nawe usobanura ko Minani yaje muri defense, hanyuma akamwumva yamubaza uwo ari we agaceceka, ahubwo agahita atangira kumurasa. Ibi byose ibimenyetso bigaragaza ko Serge Minani yarashe iriya mbunda muri buriya buryo amasasu agera muri 70. Turumva ku bijyanye n'ibyaha bitatu tubaze gusobanura yo kwa perezida w'inteko kwatanga icyifuzo cyacu. Katwongeye tumuhe umwanya tugira icyo avuga. Murakoze. Leta polisi muhereze indangururamajwi. Sergeant Minani. Ibyaha bakureze urabyemera? Akoze perezida
z'urukiko n'umwanya ku bacamanza uko ntangiye mbivuga kubera ikibazo mfite cy'uburwayi maranye igihe muri detention nasobanuye mukansabira gukora inshinjacyaha kugira ngo ntabwo bivurwe ariko bakaba atarakozwe nk'uko mwabisabiye. Hari bimwe ntabibuka ariko ibyo avuga byose siko bimeze kuko hari imari byagenda yongeramo. wavuga ibi ibyo avuze bitarimo mu byo bagushinja. Arashinze n'icyaha cyo kwimbunda. Imbunda yari iyanjye kandi ahantu tuba ni mu ishyamba buri wese arana imbunda ye. Ibindi by'abatangabuhamya bavuga hari umutangabuhamya nasomye ubushize avuga uburyo bankurikiye bakankubita bakandwa mu ngoti. Nyakubahwa perezida w'urukiko hano mfite n'ibikomere babiri banganga bayungurumira ubanze ntabwo urakira bijyanye n'ibyo niho nahera agasaba ko nabana mu buvuzi kugira ngo umeze urubanza nubwo mwabujurishije ntabashe kuko ariko icyaha cyo kubica nababishe kuko byo birabaza ariko mwebwe ku bushobozi bwanyu bareba ikibazo mfite ariko mutanga umugenzacyaha hari byinshi atavuga by'ukuri akabirengaho sinzi impamvu abirengaho mwamwibaza. Ni ibiki? Ibimenyetso ntabwo bivuga nk'uko biri muri sisiteme. Bisobanure kugira ngo bisobanuke niyo mpamvu iyo umuntu atavuze n'ubihomberamo kumva uruhande rumwe ntabwo ariyo mahitamo ahubwo wowe iyo usobanuye bitavugwa neza urukiko rurabisuzuma rugereranyije n'ibimenyetso bitangwa. Kuko perezida w'urukiko ibyo navuze ko kubera ikibazo mwanya igihe cy'umurwayi tubwire mu ncamake umwe ntabwo ndi kubyibuka ariko ibyo wibuka kuko tubwiye ko hari ibyo atavuga neza uretse ibyo uvuze ngo baragukurikiye baguta mu kinogo ukanatwereka uruguma ibindi ni ibiki bitari byo. Iyi ikaba yarabaye intandaro y'uko wagiye gufata imbunda ngo uze urase. Nyakubahwa perezida w'urukiko bamwe ku bacamanza arambabarira ko ikibazo afite cy'umurwayi babwiye ariko bariya abantu uko ari batanu bose bagize uruhare mu kumubita kuko barimo hamwe muhawe niwe ubwe wabwiye Damungu mwaretse tukakinyuguza nkisubira kanje kurya ibigori ahita niwe wahise asunikira mu muryango Damungu afata mu ijoro aranga yitegurira hanze sinzi uko nabiyatse nibwo nabwiye uwo musekirite ntiwamufashe ukaniza telefone ko yangiye yazimye ashyiramo simukadi nkishyura abo bantu arababwira ati uwo muramukubita ntimuzi ko umuyobozi ntimuzi isaha hano mwamuretse nimba ari ikibazo cya telefone yazimye nkaba amafaranga cyane cyane ko bari banabyanze ko mbishyura kuri telefone avuga ngo nta mafaranga ashaka kuri telefone ngo yo kuri zesisi. Ni ibintu birimo ingengabitekerezo nubwo wenda ntabikubasha kubona rimwe na rimwe mbibona ariko mu matangabuhamya ndabizi neza muri musomo murabisanga ibyo byose bankoreye baramuhoteye bigaragara kandi binakabije. Nyakubahwa perezida w'urukiko ndumva ibyo mwabishingiraho mukaba w'icyo mwakoramo nk'abacamanza mwakoze. Nta kindi wongera ku byo washinjwe n'ikindi kindi wibagiwe wakivuga kugira ngo urukiko ruzagere. Perezida w'urukiko namwe ku bacamanza njyewe icyo navugaho kuri ibyo byose nubwo harimo bimwe by'amafuti umushinjacyaha agiye ashyiramo njye nasaba imbabazi umuryango nyahemukiye nasaba imbabazi umuryango mbamo RDF kuko nakoze ibitari bikwiye nasaba imbabazi w'umuryango nyarwanda n'umuryango wanjye muri rusange kuko nawe uhemukiye kuko ntabwo ibira byari biteguye kuri ngewe ko nta bintu bisanzwe ariko habayeho kubanza kumhohotera no kungira nabi bikabije
ibitutsi birenze bituka ingabo z'igihugu sinzi bimwe yanze kubivuga mu mushinjacyaha ariko ngewe hari ibyo nibuka ko sinzi bimwe nabivuga wabivuga nimara ubundi nagiye mva kwa Uwingene Solange ye nawe ubwe ndatashye noneho wari umusirikare mugenzi wanjye wari umbwiye ngo ngende mugure itabi njya ahantu mu kabutike baricuruza hari umudamu namubonye na hano bita mu Gisubizo nagenda babwira nti Bosco yarambwiye ngo umuhe itabi umushakire umwana w'imushyira mwohereza amafaranga 1000 arambwira ati burije ntabwo nabona umwana w'ijyana yamwohereza mu gitondo ndumva ari hano nawe mushobora kumwamikora akabibabwira maze kuba aravuga ati telefone yanjye ntawe mfite reka nze wasanga yambuze hari umusore nawe ucuruza amatelefone niwe yari yayicaginze ahita yimuzanira nawe namubonye hano aramwitaba baranabivugana ibyo bintu ngewe nahise nsubitsa aha ngeze imbere yo kwa Nkundamahoro Cadamoro yasohotse mu nzu aransuhuza ngo bita fandi ndamusuhuza ni sawa none se ngo nta Eric ndavuga Eric ari mu kigo ngo telefone yasize hano ki none yaje kugafata ndavuga nubwo azaza kukareba ngo cyangwa mwamujyanye kuri muzima cyo ni ibiganiro twaganira aho ngaho ndamubwira nirahari okay ngo nase waje hano bakaguha kana nibwo ninjiranye nawe yabwira umuseriveri we wakiye umuntu ntabwo nicaye ko nari ndimo nibutaha nahagaze kuri comptoir abapeti mitsingi nayo nkuko wabivuze mushinjacyaha mwa nindi ndamubwira ni sawa peti ngiye gusohoka aravuga ati kutanyishyura ndabwira Damuru yambwiye ngo ni ukwishyura aramubwira ati uyu muntu ukomeye ko kwishyura Damuru ahise ahaguruka aramubwira ngo umwishyura se uramubwira ngo nakwishyure ngo cyangwa ngo ambwira nibwo yahagurutse asanga ngo ngo kubita hasi amaze kwikubita hasi ndamubwira si ikibazo ni iki Damu ubu 1600 niyo batuma umurengufu kandi abo bimemereye ndavuga nireka ntizaga telefone mwishyura umwana wambwira ati nta mafaranga ashaka kuri telefone ndavuga ko ariho telefone yafite Damuru ubwo ngubwo yahise avuga ngo ubwo si urwo ruhara niyo sura mbi niyo yatuma najya kuranguza ndavuga ngiye mfite amafaranga reka mwishyure yakuye gutya karido akigizayo areba hanze mu by'ukuri ngira ngo yacyakureba yenda movement y'abantu bari mugenda cyane abo nibwo yahise agaruka afata gutya uwo muhawe ahaguruka avuga mu magambo ngo akame nk'inyuguze nisubire kanje ngo n'ubu niyo maze imisirwa bampiga ye kwiriye ibigori mu by'ukuri abo bantu barimo aho ngaho badamu babiri barabyumvise nubwo wenda batabivuga kubera ko abaturanyi cyangwa kubera ko wenda abajo babagirira nabi kuko hano hari ikintu kitari cyiza cyiyongera bitekerezo n'ubwango ruva ku bintu bitashimibutse kuko niba bigaragara ko umuturage wese kuvuga mugenzi wa mutwikira ikawa sinzi abaturage barabizi undi araza mutwikira ikawa ngo yamureze ubuyobozi burabizi ngo ubuyobozi w'akagari ari hano nabo nyakubahwa perezida w'urukiko n'abakimu kuba cyamanza bimwe muri ibyo ngibyo mvuga abo bantu bose uko bagiye basoma abatangabuhamya barabivuga nubwo wenda atabivuga ngo bivuge mu kuri kuzuye ariko mwabirebaho mwaba bimenyetso uko murabifite muri system mukaba mwaheraho mugira icyo mukora abacamanza murakoze ubutabera bukagera kuri buri wese ubushinjacyaha nimba hari icyo muvuga ku buzwe na Sergeant Minani nimurangiza muhite mutangira perezida w'inteko namwe y'abacamanza ndahera ku cyambere Minani yatangiye yireguza ariko hagati aho murabona ko yangaga kuburana nkana nakaburanye avuga ibyo byakoze ntabwo njya kureye cyane ntabwo ari kure kubera ko aravuze ati ntabwo yibye mbunda yariye turagira ngo
simbabwira ahubwo wenda mubwira n'abandi basirikare baraha, nta muntu ugira imbunda ye ku buryo wayikoresha ibyo wishakiye. Ni igikoresho baguha ukagigarura ukoza akazi niyo mpamvu atagitwaye mu kiruhuko, ntabwo ari imbunda ye. Igihe cyose imbunda iri mu bubiko ukajya kuyiha ukagenda ukayibisha cyangwa ukayicisha, uba wayibye, bidafatwa nkaho yumva afite uburenganzira ku mbunda. Niyo bagusezerere ntabwo yitwara burya. Imbunda yarayibye, icyo kimenye, hatagira n'undi wumva ngo afite imbunda. Rero icya kabiri avuga ngo yarakubiswe, yaratutswe. Ibi nabyo nk'uko bivuze, twabivuze, Damuru yaramukubise, yamukuyemo ingofero aramusunika, nibyo batangabanye bavuga. Nta birenze Solange yavuga aha ngaha, yabivuze mu nyandiko mvugo. Yavuze ko yabonye koko bamufashe, nawe yabyivugiye ko witwa Muhaye yamufashe mu mashati. Ariko nta muntu wigeze afata inkoni ngo ayimukubite ku buryo ya repubulika ajya gufata imbunda. Ikindi cya kabiri, nta wamutemye ngo bivuge ngo yari ari kwitabara. Ikindi, nyakubahwa perezida w'inteko, mu mategeko hari ibintu bibiri mwumva cyane n'abandi banyamategeko, ikintu cyitwa provocation n'ikintu cyitwa revanche. Provocation na revanche, provocation ni ubusemburi. Hahandi ishobora kuza akagukubita urushyi nguhohoteye, ako kanya kubera urwo ribwe nkagukubita umugeri ugapfa cyangwa ugakomereka, kuko ari wowe wamprovose ukankubita. Nanjye ako kanya, mbese acte iri immediat, ako kanya nkahita ngusubiza. Buri wese avuga ati amushubije kuko yamubabaje. Ariko ngukubise, warangiza ukagenda n'umutima mwiza buhoro, ukagenda ukajya mu birometero bingahe, nyuma y'isaha ukagaruka n'umupanga cyangwa n'inkoni ukaza ukanyica. Noneho ngena nagukubise urushyi wokoresheje imbunda, ntabwo iba ikiri provocation. Ibyo bifatwa nko kwihorera, kandi ukoresheje imbaraga z'umurengera, iyo si provocation. Nicyo nshaka gushaka kuvuga. Noneho ikindi, ngiye kubaha amakuru. Serge Minani Gervais ni umusirikare watojwe kurwanira ku butaka, ndetse atozwa no kurwanira mu mazi, yaba afite imbunda batayifite. Murabyumva umuntu urwanira mu mazi, inyamaswa z'inkazi ziba mu mazi, yabaye muri marine imyaka yakoreyemo. Minani afite ubushobozi bwo kuba waza wamukubita urushyi akagukora ahantu, akoresha akantu kamwe gusa k'akaboko, ukamara nk'iminota 10 waguye igihumuri akigendera. Afite ubwo bushobozi kuko yize umukino njyarugamba bihagije bita martial art. Ibyo impamvu byigishwa abasirikare ni ukugira ngo ejo tazitwaza imbunda akaba yakwica umuntu yamututse, ariko arakantu yakora gusa gatoya, ibibazo bikarangira. Ariko mbere yuko anabakubita cyangwa ngo anabavunagure, mu gihe byaba binabaye, ni iki cyamubujije umuntu umukubise guhita ahamagara inzego akabareka? Uko kwihorera no iki, kuko provocation mwumvishe ko itarimo. Rero icyo yita impamvu, umuhanga mu by'amategeko witwa Michel Rolle-Lazette muri droit pénal spécial infraction du code pénal 8e édition Dalloz 2018 page ya 625 avuga ko kuba umuntu afite impamvu yishe undi ntibibuza icyaha cy'ubwicanye buturutse ku bushake. Impamvu kuvuga ngo
umuntu yagututse agukubisa urushyi, ntugize icyo kuri ako kanya ufite n'ubwo bushobozi, ukagenda ukiyambura imyenda reba iyo nzika ukagaruka, yarakiruka kwigishijwe ko umuturage w'umunyarwanda ari ku isonga. Muzi imyaka amaze mu gisirikare. N'ikindi niwe nyirabayazana waje kubona kwishyura, ariko reka noneho n'abaturage babyumve, ni ubuhamya kuba Damuru yaramukubise, ntagaruke ngo aba ari we akubita nyamurasa avuye hariya, nta provocation ari kuba ikirimo, ko ari kuba kwihorera. Ndavuga Damuru watukanye akanamukubita, yakubita Damuru bakiraho cyangwa na Muhawi wamufimye cyangwa umufashe mu mashati, ariko yakugufata mu mashati ukaza n'imbunda ukica umuntu. Niko perezida w'inteko bundi wacamanza, ubuzima bw'umuntu nta pisi birashanje bugira, nta kintu wasimbuza ubuzima bw'umuntu, naho yagutuka karijana, naho baba baramuciye ugutwi. Icyo ari gukora ako kanya yari gukora self defense cyangwa se legitime de defense cyangwa se kuyirwanaho, akabikorera aho ngaho kandi afite ubwo bushobozi, kuko atabikoze agatwara iyo nzika akajya kwambara akagaruka. Ikindi tuvuga nanone, abanyamategeko batandukanye mu ngaga zitandukanye, aho bita muri wordpress.com, mubisacinze mwabibona, http://class-of-law, aho bavuga ko provocation must be immediate. Babivuga nko mu rubanza rwa Mbanzamihigo case, aho bavuga ko the act of a provocation that occurred in the past can be qualified as a revenge. See Article 75 for mitigation. Provocation itabaye ako kanya ngo ugire icyo ukora, warangiza ukagenda ukazagaruka, biba bitakitwa provocation. Icyo ashatse kuvuga ngo baramuprovotse abona kubica, iyo ni revenge, no kwihorera, kandi byemewe mu mategeko. Niko perezida w'igihugu rero yaba noneho mu buhamya buraha, niba yarakubiswe na Jean Damuru, hakazamo na Muhawe n'Imana Jonasi, wenda na Sindayiga we ntabwo avuze icyo yamukubise, ariko uyu Muhawe yivugiye ko yamufashe mu mashati. Ntabwo byari bihuye na proportionality n'uburyo yakoresheje mu kwica bari abaturage, noneho bo atavuze bagize icyo bakora. Twavuze mu masina, uyu musaza wamuhaye imyaka 51, kutavuze ko yagukubise, ukaza ukoreka imbaga y'abantu batanu mu kabari. Hari Sekanabo Ezira, Sindayiga ya Zefani, Muhawe n'Imana Jonasi, Habumugisha Onesphore, Benimana Deni, kutavuze icyo yakoze. Abo bose yaraboretse arica. Twavuze abo yagiye arasa amasasu 5, 6, 11, izo mbaraga z'umurengera yarize buriya buryo bwo kwitabara mu gihe bikibaho ngaho. So turumva ko rero niba ari byavugaga tutavuze tubivuye musi, nta provocation yarimo, yagize nabi. Niyo mpamvu yize kwirwanaho martial art agatozwa. Hari ikindi, afite ubushobozi bwo kuba yakuramo umukandara abaturage 5, ntihagire n'umukozaho umugeri abaturage b'abasaza, akoresheje umukandara gusa, yarangiza akigendera yifashe mu mufuko, kuko bitabikoze. Yarangiza akagenda agafata imbunda, akongera akagaruka, akajya kurasa bagenzi be. Bo bari bagutwaye iki? Ingenga bitekerezo oya.
mwemera nkanzura umuturage w'u Rwanda ku isonga, turabarinda tukabarinda igitero cyari cyo cyose ahubwo cyaza kibagana kubagirira nabi. Izo nshingano ze. komeza banzure. Nyakubahwa Perezida w'Inteko namwe abacamanza, twanzura ubushinjacyaha bwa gisirikare burasaba urukiko rwa gisirikare kuzashingira ku ngingo ya 318, ingingo y'107, ingingo ya 319 z'itegeko nimero 68 bare 2018 ryo kuwa 30 bare 08 bare 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Hanyuma bukakira ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, urukiko rukemeza ko gifite ishingiro, kwemeza ko ibyaha byo gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru, kwica umuntu biturutse ku bushake no kwangiza, kwiba, kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare bihama Sergeant Minani Gervais, kandi akaba agomba kubihanirwa. Mbere yuko mvuga ibihano, ndagira ngo nongere mbibutse ko Minani kuba yarakoze biriya byaha yarasanzwe ari umusirikare utitwara neza, yarasanzwe yaragiriwe inama zihagije kubera ubusinzi, yagiye afungwa mu bihe bitandukanye. Muzabibona mu nyandiko mvugo z'abasirikare hafi ya bose, bari bose navuze ntawe utaravugaga imyitwarire ye itari myiza, ariko bamurwaza buhoro buhoro, nk'uko nyine umubyeyi arwaza umwe mu bana be wananiranye agateshuka akaba yakora ibindi by'ubusinzi n'ibindi. Rero kuba Minani iyo myitwarire ya mbere, ndabizi ko nimujya gufata icyemezo mugomba kuzayishingiraho mureba ubuhamya. Kubw'ibyo turasaba ko urukiko rwamuhanisha igifungo cy'umwaka umwe ku cyaha cyo gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru, kumuhanisha igihano cy'imyaka 5 ku cyaha cyo kwangiza, kwiba, kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare, kumuhanisha igihano cya burundu ku cyaha cyo kwica umuntu biturutse ku bushake. Nyakubahwa Perezida w'Inteko y'abacamanza, urukiko rukazashingira ku ngingo ya 61 n'ingingo 62 y'itegeko. Yego, kasubiremo ibyo bihano, kumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe ku cyaha cyo gukoresha intwaro nta tegeko ry'umukuru. Icya kabiri, ku gihano cya kabiri, igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ku cyaha cyo kwangiza, kwiba, kuzimiza ku bushake igikoresho cya gisirikare. Ntabwo twagiye mu gaciro k'imbundigura, twagiye mu gaciro k'isasu rimwe uko rigurwa kugira ngo umusirikare ahabwe 30 yo kwirinda umwanzi, undi akayapfusha ubusa akayarasa, andi akayicisha abaturage ashinzwe kurinda. Tugiye muri iyo mibare yabiteye ubwoba, igiciro k'imbunda yajugunye ku icyazo. Yego, igihano cya gatatu ku cyaha cya gatatu
ni igihano cya burundu ku cyaha cyo kwica umuntu biturutse ku bushake. Hanyuma kuko nanone turasaba ko hashingirwa ku ngingo ya 61 n'ingingo ya 62 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, urukiko rukemeza ko habaye impurirane mbonezabyaha mbonezamugambi, hakemezwa ko habaye impurirane mbonezamugambi, aho iriya ngingo ya 62 ivuga ko iyo habaye impurirane y'ibyaha mbonezamugambi, urukiko ruhanisha umuntu igihano kinini gusumba ibindi, akazahanishwa igihano cya burundu muri gereza cyangwa se mu igororero rya gisirikare rya Murindi, hatavuyeho n'ukwezi kumwe. Muzamutanze ubutabera kandi bw'intangarugero. Ikindi, kwamburwa uburenganzira mbonezagihugu kuko yataye indangagaciro za kinyarwanda, za kirazira, za RDF z'umunyarwanda, umuturage ushinzwe kurinda akaba ari wowe umwambura ubuzima. Yize amahame yo kurasa, bijya bibaho ko umuntu yaterwa n'agaco k'abajura. Ayo mahame avuga ko gukoresha imbunda ari bwo buryo bwa nyuma, nibwo buryo bwa nyuma. Ubundi ntukwiye kurekura isasu gutyo gusa nta bindi wabanje gukora bifatika. Mu gihugu yo mu gico cy'abambuzi cyangwa abashaka kukugirira nabi, ntaswe abaturage binyweraga agacupa hariya kwa Shadamu, n'abari na Shadamu yabikoreye. Nyakubahwa Perezida w'Inteko nimuhanisha igihano cya burundu, muzaba mutanze ubutabera nyabwo dukurikije ibikorwa yakoze. Harakabaho ubutabera ku Rwanda, harakabaho ubutabera muri RDF. Murakoze. Ababyeyi bakunze barabyumva. Akoze perezida w'urukiko amenye ko bacamanza uko mutangiye mbivuga kubera ikibazo ufite cy'uburwayi maranye igihe n'ubundi tansiyo yasobanuye mukansabira gukora icyiciro kugira ngo ntabwo umuvurwe, ariko bikaba bitarakozwe nk'uko mwabisabiye. Hari bimwe ntabibuka, ariko ibyo mvuga byose siko bimeze kuko hari muri bya yindi bigiramo ibyavuze bitarimo uburyo bwo gushinja. Arashinja n'icyaha cyo kwimbura. Imbunda yari iyanjye kandi ahantu tubari mu ishyamba buri wese arana imbunda ye. Ibindi ibyo batangabuhamya bavuga, hari umutangabuhamya nasomye ubushize avuga uburyo bankurikiye bakankubita bakandwamukiri umuntu. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko, hano mfite n'ibikomere babiri bangana uburwayi bw'uruhu, ntabwo urakira. Bijyanye n'ibyo yabona yagasaba ko nabaye ubuvuzi kugira ngo amezi urubanza n'ubwo mwabujurishije ntabashika, ariko icyaha cyo kwica narabishe kuko byo biraboneka. Ariko mwebwe ku bushobozi bwanyu bareba ikibazo ufite, ariko mutanga umugenzacyaha hari byinshi atavuga by'ukuri akabirengaho. Sinzi impamvu abirengaho, mwabimbaza. N'ibiki ibimenyetso ntabwo bivuga nk'uko biri muri sisiteme, bisobanure kugira ngo bisobanuke. Niyo mpamvu iyo umuntu atavuze n'ubihomera kumva uruhande rumwe ntabwo ari mahitamo, ahubwo wowe iyo usobanuye bitavuga neza, urukiko rurabisuzuma bigereranyije n'ibimenyetso bitanga. Nyakubahwa Urukiko, ubwo navuze ko kubera ikibazo mwanya igihe ubwire mu ncamake rimwe ntabwo ndi kukivuga, ariko ibyo wibuka kuko utubwiye ko hari ibyo atavuga neza, uretse ibyo uvuze ngo baragukurikiye baguta mu kinogo ukanatwereka uruma, ibindi ni ibiki bitari byo.
bikaba yarabaye intandaro y'uko wagiye gufata imbunda ngo uze umurase. nk'uko umutoza w'urukiko bamaze kubacyamo bamubara kuba ikibazo ufite cy'uburwayi ababwiye, ariko bariya bantu uko ari batanu bose bagize uruhare mu kubita, kuko barimo hamwe umuhawe n'ubwo wese wabwiye damu bahise twakiyunguza nkisubira kanje kurya ibigori, ahita bahise nsubikira mu muryango damu arafata amashuri asobanura mbambita kuri hasi, sinzi ko muri yatsi nibwo nabwiye umusekirite ntiwamfashe ukanza telefone ko yanjye yazimye ngashyiramo simukadi nkishyura abantu, arababwira ati muramukubita nimuzi ko umuyobozi nimuzi se abantu bamuretse nimba ari ikibazo cya telefone yazimye na amafaranga, cyane ko bari banabyanze ko mbishyura kuri telefone, avuga ngo nta mafaranga ashaka kuri telefone yo kuri zesesi. Ni ibintu biri mu ngengabitekerezo n'ubwo wenda nta no kubasha kubona bimwe na bimwe mbibona, ariko mu matangabuhamya ndabizi neza muri musomo murabisanga ibyo byose bankoreye baramuhuteye bigaragara kandi binakabije. Nyakubahwa perezida w'urukiko ndamvuga mwabishingiraho ukaba w'icyo mwakora n'abacamanza mwakoze. Nta kindi wongera ku byo bashinjwe n'ikindi kindi wibagiwe wakivuga kugira ngo urukiko ruzagere. Perezida w'urukiko namwe ku bacamanza, njyewe icyo navugaho kuri ibyo byose nubwo harimo bimwe by'amafuti umushinjacyaha agiye ashyiramo, asaba imbabazi umuryango nyahemukiye, asaba imbabazi umuryango mbamo RDF kuko nakoze ibitari bikwiye, asaba imbabazi umuryango nyarwanda n'umuryango wanjye muri rusange kuko nawe uhemukiye, kuko ntabwo rero byari biteguye kuri njyewe ko nta bintu bisanzwe, ariko habayeho kubanza kumuhungabanya no kungira nabi bikabije, ibitutsi birenze bituka ingabo z'igihugu, sinzi niba yanze kubivuga mu mushinjacyaha, ariko njyewe hari ibyo nibuka ko sinzi niba yabivuga. ubundi mva kwa Nigene Solange njye nawe mbere ndatashye, noneho wamusika mugenzi wanjye wari umbwiye ngo ngende mugure itabi, njya ahantu mu kabutike baricuruza, hari umudamu n'umwana bita Magisubizo, Magisubizo nawe agenda ababwira ndi Bosco yarambwiye ngo umuhe itabi umushakire umwana w'umushyira, mwohereza amafaranga 1000, arambwira ati burije ntabwo nabona umwana w'ijyana, ndamwohereza mu gitondo. Urumva ari hano nawe mushobora kumuha mikoro akabibabwira, maze kuba aravuga ati telefone yanjye ntabwo mfite reka nze wasanga yambuze. Hari umusore nawe acuruza amatelefone nawe yari yayicaginze ahita yimuzanira, nawe namubonye hano harimo itaba abantu n'ibivugana ibyo bintu, njyewe nahise nsubitsa n'ibyaha ngeze imbere yo kuba nkundamo Jadamu yasohotse mu nzu aransuhuza ngo wita fandi, ndamusuhuza nisaba wese ngo nta Eric, naho Eric ari mu kigo baraga telefone yasize Eric none yaje kugafata, ndavuga ngo azaza kukareba cyangwa mwamujyanye kuri muzima. Cyo ni ibiganiro twaganira aho ngaho, ndamubwira nirahari, okay ngo wese waje mukaguha kana, nibwo yinjiranye nawe yabwira umuseriveri we wakiriye umuntu, ntabwo yicaye ariko narimo ndi gutaha nahagaze kuri kontwari, abapeti bitsingire nk'uko wabivuze umushinjacyaha ngo n'undi yamuganye sa peti sinjya gusohoka arabati kutanyishyura, ndabwira yambwiye ngo ni kwishyura, arababwira ati ukomeye ko kwishyura, ndamuhaye isabuka aramubwira ngo umwishyura se nkamubwira ngo nakwishyura ngo cyangwa ngo kwambwira, nibwo yabutse asanga ngo kubita hasi, amaze gukubita hasi
ndabwira si ikibazo ni ikidamu ibihumbi 600 niyo watuma nkura umufuka nawe biremereye ndabwira reka ntiza agatelefone mwishyura umwana wambwira ati nta mafaranga ashaka kuri telefone ndabwira ko na telefone yafite ndamubwira umwe wese avuga ngo rwose urwo ruhara niyo sura mbi niyo yatuma najya kuranguza ndabwira agiye afite amafaranga reka mwishyure yakuye gutya akarido akigezaho areba hasi muri kuri ngira ngo kureba yenda muvuye imiti y'abantu bari mugenda cyane abo nibwo yese agafata gutya uwo muhawe arahaguruka avuga mu magambo ngo akamenya yaguze nisubire kanje ngo ndi amazi n'isigo bampika yikwiriye ibigori mu by'ukuri abo bantu barimo batanga babiri barabyumvise nubwo wenda batabivuga ko bakora abaturanyi cyangwa kubera ko wenda abajura bagira nabi kuko hano hari ikintu kitari cyiza cy'ingengabitekerezo n'ubwoba n'ubwabo buva ku bintu bitashingutse kuko biragaragara ko umuturage wese kuvuga mugenzi we amutwikira ikawa sinzi abaturage barabizi ubu araza amutwikira ikawa baramubizi ubuyobozi barabizi nabo kagari ari hano none nyakubahwa perezida w'urukiko n'abakiri ku bacamanza rero muri ibyo ngibyo mvuga aba bantu bose uko bagiye basoma abatangabuhamya barabivuga nubwo wenda atabivuga ngo bivuge mu kuri kuzuye ariko mwabireba mwabona ibimenyetso ko mubifite muri sisiteme mukaba mubayeho mugira icyo mukora nk'abacamanza murakoze ubutabera bukagera kuri buri wese ubushinjacyaha nimba hari icyo muvuga ku bivuzwe na Sergeant Minani nimurangiza muhita mutangira umwanzuro murakoze nyakubahwa inteko Sergeant Minani mu bantu bavugaga ko twabaza bafite ibyo bumvise hari uwifuza mu nutwe mu bari hano nyakubahwa perezida w'urukiko tubwire n'icyo yatubwira tumuhamagare azabivugire hano umudamu mama Gisubizo namugezeho muri ibyo bintu hari mama Gisubizo twamubaza ibyo yamubwiye ko ari ibi nyine ko hari ugiye kugura itabi nagiye kurigura umusiga ndarise ntabwo naritwaye narisize njye nagiye gutaha ubundi ni Solange rero nawe ubwawe bw'abantu bitabaza bose ndamuru n'abakozi duhamagara uwongere Solange sinzi nimba cyane mwamubaza uwongere Solange yaje hano naze hano Solange bivuye kugira ngo uduhe amakuru y'ibyo Sergeant Minani avuga ko ngo yahohotewe hari ibyo uzi kubera ko wakurikiye urubanza ntabwo uri burahire wowe uratubwira gusa ibyo uvuga byandika umwanya ni wawe igira imbere gatoya uretse ushaka urandika ibyo uvuga murakoze ibyo Sergeant Minani avuze yego koko hari ibyabaye ariko bitewe n'umutekano w'umuntu hano hari ibintu atahavugira cyane ko abaturage ba hano bamwe na bamwe baba bafite ibitekerezo bitari byiza ku bw'umutekano wanjye hari ibyo ntavugira aha ngaha gusa icyo bapfuye ntabwo nyizi ko bwari bwije ariko bitewe n'uko nanjye mbamo hara mu isantere baragundumukanye numva abantu bari kurwana ndabyuka ndareba mbona nyine nibo bari kurwana ariko ko ntari nzi ibyo bapfuye nsubira kuryama murakoze ariko hari icyo nakongeraho hari umumama wari uhari nyirizina nyir'ubwite namubonye yicayemo hariya niwe ufite amakuru wenda afatika kuko niwe wari uhari njyewe nibyo nabashije kubona
akoze nyakubahwa perezida w'urukiko n'umucamanza. Ibyo nshaka kuvuga ni nk'ibyo n'ubundi ibyo avuze ni nk'ibyo nababwiye. Genda wikene. Nyakubahwa perezida w'urukiko n'umwanya ku bacamanza. Uko uyu w'ingene yavuze ko hari ibyo umuntu atavugira hano kuko umutekano we bitewe n'imiterere ya hano, n'abandi ntibabivuga kuko abantu baha bafite uburyo bwabo bateyemo. Uvuga ikintu kuri we akaguturuka inyuma akaguhemukira. Hari umudamu nanone bakunda kwita Nyirabukara, we yari ahari wenda nuko sinzi nimba nawe yavuga ukuri uko kuri. Hari umudamu wari uhari wari wagurisha isambu, abivuga no mu batangabuhamya bamuvuze, sinzi nimba witwa nde, nawe ari hano. Umushinjacyaha ashobora kubimuhamagara akamubwira, ariko nawe yabivuga kuko bafitemo n'umusaza we wagendeyemo ngira ngo kuko ngo yari abitse n'amafaranga yari afite. Ikibazo kiri aha rero kirihariye, ni ibintu bafite nk'akantu k'akazu, uvuga ikintu kimwe cyari cyiza ku muntu yakoze ukabizira. Niyo mpamvu abatangabuhamya hano batahaguruka ngo bagire icyo bavuga cyuzuye. Murakoze perezida w'urukiko.